impamvu mugomba kuzajya mwitondera inyamaswa zose, icyo bita inuro, imbeba mu rugo iwanyu, imbwa, ihunyira. Ziriya nyamaswa ziba abara myuka mibi cyangwa se ari abarozi? Izo ni inyamaswa abarozi bagenderamo bakoresha. Hari n'izindi nasobanukiwe, ariko hari izo ngizo nizo njyewe nahuye nazo. Imana irambwira ati mugire mwimuka aho ngaho. Mwimutse nibwo iterambere ryaje nangira kugira amahoro. Bitewe n'anzaro umurozi rero yatakwishe aragukerereza. Rero kugira ngo uhangane nawe ngo uzamusenge, urumva inzu ngiye nayikodeshaga mu 25, inzu y'ibyumba 5. 25 inzu y'ibyumba 5 yarabuze uyihangana. Urumva yikoresheje mu 20, urumva iyo nzu se wayivamo wo ifite parafu, ifite sima, ifite agapangu kandi ifite douche hanze no mu nzu. Nago wayifa mu 25 umujyi wa Kigali. Ari make. Ariko bose bayitinyaga kubera imbaraga zari n'uwayijyagamo nago yayitindagamo kubera zambaraga. Ubwo tubikuye kuvuga ngo nubona umuntu no banzo nyumva. Wowe nago wowe wahita ufata icyemezo cyuko nimba Imana ikubwaye makuru, ushobora ati nzabisengera iriya nzu nkomese nyibemo. Urumva ngiye mfite imbaraga zitwika. Nago ushobora kwihindura, nago yaboneka umwuka w'Imana nibibaho. Ahubwo biragusaba ko wimuka, kuko hari umwana wo kurimbuka n'umwana w'ubugingo. Hari umuntu utazahinduka nuko byagenda. Yego, umwana wo kurimbuka niba arinjiye mu itora ari umusambanyi ntazahinduka. Noneho uwo umwana wo kurimbuka nimba nta rukundo afite, ntazigera rukugirira ngo nuko ngo wamuhaye iki. Reka nanimuwenyesha kugirira. Umwana wo kurimbuka mu bana muri societe runaka, umurimo w'Imana hanze, yimubwiye ikibazo cyawe, aho kugira ngo gufashe ahita akubera publicity. Rero hari abantu Imana izi ko bazarimbuka niyo wasenga ni wagera gute. Gahunda rero hari niye vuga ngo niye gahunda hari niye no kwimukira uwo muntu ukamwimuka, kuko iyo atakwisha aragukerereza. Yataguhemukiye, yatakwisha aragukerereza. Ahora kurogera abana, ukajya kurukisha, ukajya kwa muganga, ugahora utanga amafaranga, abana ne bapfa Imana ikabashyiraho uburinzi, nawe akaguteza ibintu byinshi n'upfa, ariko ugatakaza ubuzima bwawe bwishi mu mubabaro wawe mu minsi yo kubaho. Bene uwo muntu rero ntashobora guhinduka, ntiwamusengera ngo ahinduke, ahubwo ikiriho no kumwimuka. Niba uturanye n'umurozi ukamusengera uko ntazahinduka, ukora n'umwana wo kurimbuka, igisigaye no kumuhunga, no kumwimuka. Bajya bavuga ngo umuntu ngo wanga mwene se aba ari umwicanyi. Bishatse kuvuga ngo umuntu utagira urukundo burya nawe bibiri mubona nk'umwicanyi. Impamvu ijambo ry'Imana rimugereranya n'umwicanyi nuko n'ubundi abicanye nta rukundo bagira. Mwicanyi nta rukundo? Nta rukundo agira, yaba ari ukuroga, yaba ari ukwicisha ibikoresho, intwaro za gakondo cyangwa za kizungu. Uwo ngo yakugezeho nta rukundo abagufitiye, nta muwe nta mbabazi. Ubundi urukundo rubamo ibyiciro bibiri, harimo icyo bita imbabazi n'impuhwe. Nta mpuhwe nta mbabazi, nta n'imbabazi bagufitiye. Ujeje kukwica buriya impuhwe n'imbabazi babyamuvuyemo, nta n'urukundo bagisigaye. Muri we abafite ubugome, abarimo ubugome. Iyo ahantu hatari imbabazi ntihabemo n'impuhwe, habamo icyo bita ubugome, bikagaragara ubwicanyi. Hari abantu benshi rero b'abakristo babaye bicanyi mu mitima, buriya bagendana ubwicanyi. Ntabwo abo ngabo ari abakristo. Abafite ishusho y'abakristo ariko si abakristo, kuko umukristo niyicana. Uremera nawe ko inzara ivuza ubuhuha? Ndemera ko inzara ihari, ariko Kristo niwe urusha imbaraga inzara. Inzara irahari. Kuba inzara irahari pe, ariko Kristo abirusha imbaraga. Abakristo ntabwo bagira ubwoba bw'inzara. Hari ijambo rijya rimumuriza muri Matayo igice cya 4, ubwo Yesu yari ari mu butayu. Ubwo Satani yamubwiraga ngo hindura iri buye rihinduka umugati wirira. Amaze iminsi 40, amajoro 40, atanywa amazi, atarya atanywa, inzara imumereye nabi.
Satani amugerageza kandi Yesu yari abishoboye gufata ibuye agahindura umugati avuga ati ndakwemeje sha simuhanye nawe urabizi si itararemwa njye narindiho kandi ibyaremwe byose ni njye wabiremye urumva yari guhindura ibuye rigahinduka umugati akariye ariko avuga ijambo rikomeye avuga ngo umuntu natungwa n'ibyo kurya gusa atungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Reka mbwira abantu mu gihe ibyo kurya bibuze nibatungwa n'ijambo ry'Imana bazabaho. Abantu yego bajye batungwa n'ijambo ry'Imana bazabaho gute? Ngiye nubona uko ngana gutya nigeze kubaho icyumweru cyose nta byo kurya ariko mbyibushye nkaba sinanuka ngo uwo nguwo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Umva ibanga ririmo mu gutungwa n'ijambo ry'Imana. Usoroma ibyatsi wajya kubiteka bigahinduka dodo. Usoroma ibyatsi ajya kubiteka bigahinduka dodo. Kwa gutunga ijambo ry'Imana muri wowe. Uziko hano ubona mu rugo iwawe Imana ishaka kukwereka ibyatsi biribwa abandi bavuga ngo nibiribwa. Angavuga ngo nibya ngo Imana ikakubwira ati dore izi ni imboga waziteka abana bakarya bakabyibuha. Mu gihe abandi bavuga ati bibiriye wapfa. Rya jambo rya Kristo riragutunga mu gihe cy'inzara turimo. Mu gihe cy'inzara yazaza abantu batunge ijambo ry'Imana. Batunga ijambo ry'Imana ryo rizababeshaho. Kuko nibaritunga bazaba bafite ibyiringiro bikomeza imitima yabo, ibyiringiro bibakomeza ku Mana. Kuko nibakomera ku Mana na muntu waje ku Imana ngo atahamara amase. Nanone turabasohoje abakurikiye Ijuru ry'Abera TV, abakurikiye Ibihamya TV, amahoro y'Imana nabane namwe. Nanone kandi ngo dusanzwe tuganira twashatse ngo tuganire ku ngaruka z'urukundo rukeya mu bakristo. Tumaze iminsi tubona kumva imanza nyinshi cyangwa se twumva abantu bamwe barakomerekeye mu nsengero, twumva abantu bamwe bararahiye tubana kuri social media ngo itorero ngo ryarankomerekeje, ngo abantu ngo bakristo barankomerekeje, ngo muri nge turimbana yarankomerekeje. Ariko byose dusanga bituruka ku ngaruka z'urukundo rukeya. Ariko wari umuntu uzi kumbwira ngo urukundo rukeya ntirubaho, ahubwo umuntu yumva ko afite urukundo rukeya nta n'urukundo abagira. Reka tukwakire twibwire, mara kutwibwira dukomeze n'ijambo ry'Imana. Karibu. Barakoze cyane, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Abadukurikiye ku Ijuru ry'Abera TV, Mwerezi TV, Imana ibahe umugisha. Nitwa Namuhanga Donati Jideo, ni umukristo w'itorero rya ADEPR Gatenga. Imana iduhana umugisha. Umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana babiri. Imana iduhana umugisha. Twishimiye kubana namwe kuri uyu mwanya w'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Yego. Reka dutangire utubwira muri makeya ubundi urukundo ni iki? Urakoze cyane, mbaje ikibazo cyiza. Urukundo ni iki? Urukundo ni ijambo ritajya mu bwinshi, ni ijambo ritajya mu buke. Ijambo ritajya mu bwinshi ni ijambo ritajya mu buke. Impamvu ritajya mu bwinshi nirige no mu buke nuko urukundo ari urukundo. Iyo tuvuze urukundo tuba tuvuze urukundo rwa Kristo. Urukundo ni urukundo umuntu ashobora gupfira mugenzi we, ukitanga ku bwawe, ugapfa witangira mwene so ikibazo afite. Ni urukundo. Igisobanuro cy'urukundo ni urukundo. Igisobanuro cy'urukundo ni umuntu ushobora kwitangira mugenzi we, akitangaho ikiguzi kubw'akababaro ka mugenzi we. Yego. Tumaze iminsi tubona abantu benshi mu matorero bavuga ngo itorero bari komerekeyemo, ngo itorero ngo ryaraba, cyangwa se reka tuvuge itorero cyane. Umuntu akavuga ngo ngiyewe runaka umukristo mugenzi wanjye yarankomerekeje. Wamubaza ngo yagukomerekeje gute? Ati amvuze ndababara. Namusabye
500 ngiye kuburara yanyima kandi mubonana amafaranga menshi. Ubundi umukristo ufite urukundo arangwa n'iki? Icyambere kiranga umukristo ufite urukundo ni umuntu witangira mugenzi we mu mubabaro. Urukundo bivuze kwitanga. Ni ukwitanga kandi ukitanga wese bikuvuye ku mutima. Uko ari n'abitanga ariko bitavuye mu mutima ntibabashe no kuba bakwitanga ubwabo, ahubwo bakitanga ibyo bafite ariko bitavuye ku mutima. Yego. Ni ukuvuga ngo urukundo ni umuntu ushobora kwitangira ikibazo cya mwene se yaba adafite n'ubushobozi bwo kugikemura, akitangira kujyana amakuru ku babishoboye, mbese nk'aho abyishyiraho akavuga ngo runaka afite ikibazo ariko kuri njyewe nakagombye mbikora ariko nta bushobozi, dufashe mwene data ni wenda n'iri deni urimbareho ariko ikibazo cya mwene data gikemuke. Unumva ni umuntu ufite urukundo, we nta bushobozi afite ariko yegere ku zindi nshuti ze zifite ubushobozi, nubwo yabivuze abivuze ariko yishyira kuri we wa wundi amukuraho urubanza, bati iryo deni ntuzarimubareho ahubwo ndagusabye wowe uzarimbareho, kugira ngo amuhe bwa bushobozi abushyikirize wa wundi wamugezeho. Icyo ni cyo gisobanuro cy'urukundo. Mu ngaruka ziterwa no kuba abantu babana mu rusengero badafitanye urukundo ni izihe? Ingaruka zishobora kugeraho umuntu uri mu rusengero akabana na mugenzi we ariko nta rukundo bafite. Ingaruka ya mbere ni uko wa muntu natabarwa uzagira isoni zo kumusura, zo kumugeraho nawe mu gihe wahuye n'ikibazo umusaba ubufasha. Iyo ni ingaruka ya mbere nakome, ni ikimwaro gikomeye cyane. Kuba naragusabye ubushobozi ukaba bunyima kandi ubufite, warangiza Imana yanabara nta mwana w'umuntu wabigizemo uruhare, kandi Imana yari kugukoresha tukazafatikanya gushima Imana. Imana yanabara nanjye ikamu ubushobozi burenze ubwawe, nawe wahura n'ikibazo kikurenze ukareba ko mu bantu bafite ubushobozi muri urwo rusengero ari njyewe, uzagira ikimwaro cya mbere cyo kuza kungana, kuko nanjye ari aho nagukeneye ntugire icyo umarira. Iyo ni ingaruka ya mbere yo kugira umutima wigaye. Kugira umutima wigaye kubera kutagira urukundo. Bajya bavuga ngo umuntu ngo wanga mwene se aba ari umwicanyi. Bishatse kuvuga ngo umuntu utagira urukundo burya nawe Bibiliya imubona nk'umwicanyi. Impamvu ijambo ry'Imana rimugereranya n'umwicanyi nuko n'ubundi abicanyi nta rukundo bagira. Umwicanyi nta rukundo agira, yaba ari ukuroga, yaba ari ukwicisha ibikoresho, intwaro za gakondo cyangwa za kizungu. Uwo nguwo yakugezeho nta rukundo aba agufitiye, nta muwe nta mbabazi. Ubundi urukundo rubamo ibyiciro bibiri, harimo icyo bita imbabazi n'impuhwe. Nta mpuhwe nta mbabazi bagufitiye. Ujeje kukwica buriya impuhwe n'imbabazi babyamuvuyemo, nta n'urukundo bagisigaye. Muri we aba afite ubugome, aba arimo ubugome. Iyo ahantu hatari imbabazi ntihabemo n'impuhwe, habamo icyo bita ubugome, bikagaragara ubwicanyi. Hari abantu benshi rero b'abakristo babaye bicanyi mu mitima, buriya bagendana ubwicanyi. Ntabwo abo ngabo ari abakristo. Baba bafite ishusho y'abakristo ariko si abakristo, kuko umukristo ntiyicana. Ahubwo abo ngabo baba ari ab'isi batarahinduka. Ab'isi batarahinduka muri sosiyete runaka, mu byiciro runaka hano mu isi, mu bo tubana nabo, yaba mu rusengero cyangwa mu kazi dukora ka buri munsi, bene abo bantu ari igihura nabo. Ndetse tubamo ari umwe wise umwana we ngo mbarimo mbazi. Yaba bazi nyine ko ari abicanyi ari n'abagome n'abarozi, ariko bakakorana ariko abizi. Yesu umwana we ngo mbarimo mbazi, azi ko ari abicanyi, azi ko ari n'abarozi, kandi bagakorana barimo mbazi. Azi ko ari umuryango
ari umuryango yavukiyemo baterekera ababandwa b'abarozi bica abandi bakuramo inda z'abagore batwite yavukiye muri uwo muryango umeze gutyo barimo mbazi barimo mbazi umwana wamwita barimo mbazi urumva ko umunyarwanda yari afite ihishurirwa rikomeye cyane kuvuga ngo nta kundi yari kubigenza kuba yaravukiye aho hantu kuba yarabonye ako kazi aho hantu kandi kakaba kamutunze akaba nta n'ikindi kintu yabihinduraho yitwa barimo mbazi. None se umukristo aturanye n'umurozi abizi neza akaroga wa muntu baturanye ni umukristo mugenzi we cyangwa se reka mwite ni umunyetorero ni umunyedini mugenzi we baturanye abizi karoga wamugira inama yo kumuhunga? Hari ibyiciro bibiri ushobora gukoresha. Icyiciro cya mbere ni ugusenga kugira ngo imbaraga z'Imana zihindure uwo muntu nawe abashe gukizwa w'umukristo. Iyo byanze kuko icyiciro cya kabiri kigaragara mu bana bo kurimbuka. Hari abana bo kurimbuka rero udashobora gusengera ngo bakizwe. Uko byagenda kose niyo wamanuka mu mazi ukararamo bazwi ko Imana izi neza ashyizeho ikimenyetso ko ari abana bo kurimbuka nk'uko yari ibizi kuri Yuda Isikaryota. Ibizi neza ko atazakizwa. Ni ukuvuga ngo Yesu yaje Yuda Isikaryota bazi yuko ari we uzamutanga mu maboko y'abanyabyaha uzamugambanira kandi akazapfa aturitse akabura ubugingo buhoraho yaguze umwana w'Imana ibiceri amafaranga yatanze ibiguzi bamuhaye ibiguzi kugira ngo atange amakuru amufatishe amugambanira mwica. Ayo makuru yanditswe mu bitabo by'abatubanjirije ba Yesaya mbere yuko Yesu byaravuzwe neza yuko bizwi neza yuko Yuda Isikaryota ari uzamugambanira akamwicisha hanyuma nawe agapfa arimbutse. Rero hari abantu Imana izi ko bazarimbuka niyo wasenga ni wagera gute. Gahunda rero hari niyi vuga ngo niyi gahunda hari ni ukwimukira uwo muntu ukamwimuka kuko iyo atakwisha aragukerereza iyo ataguhemukiye yatakwisha aragukerereza ahora kurogera abana ukajya kurukisha ukajya kwa muganga ugahora utanga amafaranga abana ntibapfe Imana ikabashyiraho uburinzi nawe akaguteza ibintu byinshi n'upfa ariko ugatakaza ubuzima bwawe bwinshi mu mubabaro wawe mu minsi yo kubaho. Bene uwo muntu rero ntashobora guhinduka ntiwamusengera ngo ahinduke ahubwo ikiriho ni ukumwimuka. Niba uturanye n'umurozi ukamusengera uko ntazahinduka ukora n'umwana wo kurimbuka igisigaye ni ukumuhunga ni ukumwimuka. Yesu rero binamba kuvuga ati ntabwo ngenzi yimuka ahubwo we azanyimukira. uwo nguwo bari gukorera mu marangamutima ye. Nose nuzi ko Yesu abafarisayo bamugambaniye akava muri Yerusalemu akerekeza mu banyamahanga. Aravuga ngo ngewe ngo ndasenga ngo nzamusengera mpaka bari we wimuka ngiye sinzimuka. Abati ngiye mfite imbaraga z'Imana ndamusengera bari we wimuka. Ari ibintu bitagomba guhinduka. Nabaye urugero rw'umuntu bita Yuda Isikaryota wabaga ku birenge bya Yesu akumva ubutumwa bwiza akumva n'imugora akumva n'amarenga Yesu aca asobanutse uburyo azabaho umugambanira yarangiza akamugambanira. Byose yarabyumvaga ari ku birenge bya Kristo. Arangije arugambanira Kristo aramugambanira kandi Yesu ari kuvuga ngo muri mwe harimo ungambanira kandi abizi. Ariko buriya amatwi ya Yuda yari yagiye yarahari nyine impamvu ko yari umwana yo kurimbuka amatwi ya Yuda yari yibereye ikuzimu. Hari ubugingo bw'umuntu wabutuye ikuzimu ukamubona mu isi ariko atuye ikuzimu. Ubugingo bwaragiye ikuzimu ari uwa Satani. Hashobora guhinduka bene uwo muntu. Nyango niba uturanye n'umuntu ukabona uwo muririmbana se ukabona zamuhabwa ko rero yivemo. Uwo nguwo nawe kubera ko turi mu isi kandi itorero hari ikiganiro nakoze kivuga yuko abisi nabo bari mu itorero kandi bari mu byiciro bitandukanye. Nimba arimo ari umurozi muri korali ari muri korali ukaba uri mu murimo w'Imana hari uburyo ugomba kumwimukamo
aho ngaho umwimuka mu mbaraga zo mu buryo bw'umwuka, umwimuka mu buryo bw'imbaraga z'umwuka, mu buryo bw'imbaraga z'umwuka. Uwo muntu niho mwimukamo, niho mwimukamo. Mbetse kumva muri korari murahura mukarepeta mukicarana ku karago. Wa muntu akuzaniye Gaburo ubizi Karoga waryakira uriya cyane, tuvuga kona aje akuzaniye Gaburo ubizi Karoga ya Gaburo warirya aho ngaho urarirya gute? Impamvu urirya nuko wowe nakubwiye ngo wamuroza umwimuka mu mbaraga z'umwuka. Ubu muntu umuroza akuzaniye Gaburo ubizi neza Karoga, tuvuge ni umudiyakoni cyangwa se ni umukristo utanga Gaburo, akakuzanira Gaburo ubizi neza Karoga warirya uburyo ushaka kurirya n'itarirya. Oya ari igihe warirya mbaza muyenza gute? Ari igihe mbaza ngo wabigenza utyo ngabwira ukuntu wabigenza. Nabwate nariye narifashe wariye nabwate nafashe iri ntaryo njyewe none sibwo nta makuru ufite y'abantu bagiye kwigabura. Abo ngabo baba bahari, umukristo twumva baba bahari, ariko Imana ibiri bitubwira gutya. Njye umukristo rwose nyumva azari kwete nyine ubwo ni uburyo bwo kumwimuka, uburyo bwo kumwimuka, kandi ubu mwimutse muri system mu bwenge, aho kugira uvuga ati woshe kuvuga urumva wavuga uteze imbere mu rusengero, wavuga ati nakiriye oya mbwati nimusanzwe ndakozoroga aho kugira ubivuge wakwifata ukavuga ati na bamaye nakanza agatambuka, yatambuka nyuma haba hari n'abandi, urumva babandi babona ko wundi yanyuze ahandi, nyuma yaho mu rusengero bavuga ngo hari ubacikamo, ukazamura ikiganza ukazamura ikiganza. Ubwo ni uburyo bwo kwimuka umurozi umunsi. Okay, ubushatse kuvuga ni ubwenge ni ugukoresha ubwenge. Umwe muri korari rero kubera ko mukorana danse muririmbana mufatira mikrofone, umwimuka mu mbaraga z'amasengesho. Umubona muturanye muturanye, tuvuga ufite igipangu byageranye, ari umuririmbyi se? Aho yari umukristo mugenzi wawe, ari n'ubwo regana abafite wenda reka abantu badukurikiye bumve kugira ngo bajye basha gusobanukirwa. Unaga bari umukristo abafite ishusho y'umukristo ariko si umukristo. Umukristo naroga ubundi bagiye mu ngeso n'intaga bakiri umukristo. Ahubwo wenda reka wenda tubivuge kugira ngo byumvikane muri iyo njyana. Uwo mukristo wishushanya mu itorero ariko ari umurozi muturanye. Uwo nguwo nimba ubizi se kandi ukaba waramusengeye byaranze wamwimutse kugenda bara nka Yosefu uri ukanze. N'ubu hari urugero nge naguha, ngewe natuye ahantu hirya za Kicukiro, hepfo ahantu mu giturage hepfo ya Kicukiro. Noneho habaga umurozi, inzu nayo yigiyemo imaze amezi 6 itajyamo umuntu, ari inzu nziza pe, ariko nta wundi muntu yijyamo, ibyumba 5 na douche na toilette mu nzu, ifite salo nini kabisa, wisanzwe ahantu hose. Nayigiyemo nanjye. Noneho kwijyamo madamu wanjye n'umunyamasengesho, nanjye ndumukozi wa umunyamasengesho, dukunda gusenga. Bura gusenga mujye mubikunda, gusenga ni imbaraga zirinda ubuzima bw'umukristo. Noneho tubamo umuntu akazajya turoga kuko yaramenyereye kuzajya naniza abantu bagiye muri iyo nzu yose. Ari yakaroga abantu barimo, ahubwo ntago yariye. Okay, ahubwo habagamo imyuka mibi, ariko yo mu muryango, kuko iyo nzu yari yarayihawe mu muryango unyirayo. Hari igihe bubakira amazu kuri ibi bintu bya karande. Noneho twebwe sinjye kukubeshya, twarakinnye turagenda turakena, ubwo bahamya nzabutana turakena madamu ava mu mujyi arataha imashini arayibika. Ikinyabiziga cyegene kirapfa nyibika mu nzu, inzara irankubita, mbura numamagara ati ingwino ujye mu kazi, muresha iby'abandi biranga. Kandi ngasenga, tugasenga Imana ikavuga ati hano mutuye hari igiti cy'umuko abonekamo igihunyira, ati ruwa n'umurozi uzobohera kugira ngo yice umwana wanyu namwe ubwanyu. Yarahiye mwebwe, ariko mwebwe yarababuze n'umwana wanyu yarushaka kumwica, ariko asanga muri maso, muri mu mbaraga zo gusenga. Niyo mpamvu mukiriho.
twataha saa yine z'ijoro tuve mu masengesho tugakubitana n'inuro mu marembo twajya gusenga Imana ikavuga ati igihe runaka buriya hari Imana ivuga kandi ikavugira mu bahanuzi. Abahanuzi buriya ni beza, yego abahanuzi ni beza, ndabakunda nanjye ndiwe abahanuzi ni beza. Gusa harimo n'abandi, ariko abahanuzi Imana baracyariho. Hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. yego Umuntu akavuga ati hari iwawe hari injangwe imeze gutya, wahuye nayo ati yego, atura n'umurozi. Kuko abarozi benshi bakorana n'inyamaswa, bagendera mu nyamaswa imbaraga zabo. Mpamvu mugomba kuzajya mwitondera inyamaswa zose, icyo bita inuro, imbeba mu rugo iwanyu, imbwa, bihunyira. ziriya nyamaswa ryizi abara myuka mibi cyangwa se ari abarozi. Izo ni inyamaswa abarozi bagenderamo bakoresha. Hari n'izindi nasobanukiwe, ariko hari izo ngizo nizo ngewe nahuye nazo. Imana irambwira ati mugire mwimuka aho ngaho. Mimutse nibwo iterambere ryaje, nangira kugira amahoro. bitewe n'yanzara umurozi rero iyo atakwishe aragukerereza. Rero kugira ngo uhangane nawe ngo uzamusenye, urumva inzu nge nayikodeshaga mu 25, inzu y'ibyumba 5. 25 yari yarabuzuye, inzu y'ibyumba 5 yarabuze uyihangana. Urumva yikoresheje mu 20, urumva iyo nzu se wayivamo wapi? Ifite parafu, ifite sima, ifite agapangu kayo, ifite dushe hanze no mu nzu. Ntago wayiva mu 25 mu mujyi wa Kigali. Ari make. Ariko abantu bose bayitinyaga kubera imbaraga zari. N'uwayijyagamo ntago yayitindagamo kubera zambaraga. Ubwo twa tubikuye kuvuga ngo nubona umuntu no banzo nyumva. Wowe ntago wowe wahita ufata icyemezo cyuko nimba Imana ikubwaye makuru. Ushobora ati nzabisengera iriya nzu nkomese nyibemo. Urumva ngiye mfite imbaraga zitwika. Ntago ushobora kwihindura, ntago yaboneka umwuka w'Imana nibibaho. Ahubwo biragusaba we ko wimuka, kuko hari umwana wo kurimbuka n'umwana w'ubugingo. Hari umuntu utazahinduka nuko byagenda. Yego, umwana wo kurimbuka niba arinjiye mu itorero umusambanyi ntazahinduka. Noneho uwo umwana wo kurimbuka nimba nta rukundo afite, ntazigera rukugirira ngo nuko ngo wamuhaye iki. Reka nanimuwe nyisha kugirira. Umwana wo kurimbuka mu bana muri sosiyete runaka, umurimo w'Imana hanze, imubwiye ikibazo cyawe, aho kugira ngo gufashe ahita akubera publicity. Yarapfuye yarazeze tuzirunaka ati yo nukumubona agenda, tuzikunangana ati nukubona agenda, tiwamubona kuri ameze. Urumva kagusebya mu bandi kubera ko wamufashe nka mwene so, wamufashe nk'ishuti yawe, umubwira ikibazo cyawe kugira ngo aragufasha, ahubwo akubera publicity kugena ko yamamaza ibibazo byawe. Urumva noneho abanze bahita bagira ute biyongera, bakumenyaho amakuru. Kutagira urukundo kw'abakristo sibyo bitumye abantu nabo tuba kera. Mbona ko mbyumva ngo kera iyo hari ahantu hari umupantekote cyangwa se umurokore, ngo n'abadakijwe baravuga ngo harani kwa murokore. Nujya yakajya yishimye ngo agiye kwa murokore, n'umunywi inzoga yahagera akavuga ngo ngiye kwa murokore. Kubura urukundo rw'abakristo, kutagira urukundo kw'abakristo sibyo bisigaye bituma n'abisi bafata abarokore nk'abantu basanzwe. Uvuga ngo abantu benshi babaye nk'abesi nyine. Urukundo muri bo rwarakonje. Impamvu abo bantu bagera aho ngaho kuri uwo muntu umeze gutyo, nuko iyo bahageze bararuhuka. Mbese abahake bafata neza. Mu kubafata neza rero n'ahandi bavuga ngo kwa runaka yongewe ngeze, mba numva ngeze nkaho ngeze mu ijuru. Yego, kuko niyo yaba adafite amafaranga akaguha amazi yo kunywa, akaguha ijambo rihumuriza, akagusengera, wumva ari izindi mbaraga wakire mu buzima bwawe. Yego, urumva noneho byakubitiraho yuko wahagera akavuga ati akira ikiro cya kawa nguze guhereza abana. Urumva muririmbye yaravuze ngo ahantu ubonye Imana warare. Rwose n'ukuri umukristo wahavaho. kunyura ku kabari kanditseho na yote bar Kiruhura
nani mvuye ku kazi nyura ku kabari kanditseho Nayoti bar, nuka ko Nayoti ari ijambo ryo muri Bibiliya. ni hahandi aho Sawuli yagiye kureba Samweli, aho Samweli yari ari aho bita Nayoti Rama. Ndavuga ngo Nayoti Rama ngo yari umudugudu w'ahantu abahanuzi ba Imana yavuganiraga nabo. Mbese niho abahanuzi bakundaga kuba bari. Nayoti niho hakundaga kuba hari abahanuzi. Nibaza ukuntu umuntu yafashe akabari ke akakandikaho Nayoti bar, nibaza abahanuzi cyangwa se nimba uko bose umuntu yabaye mu rusengero, umuntu uzi Nayoti yabaye mu rusengero. Uwo muntu ukurikiye amateka yo zanayagenzura, ushaka tuzanamusure tumuganirize, uzasanga ari umukristo waguye, kubera ko Nayoti ni umusozi w'ubuhanuzi. Nayoti Rama ni ahantu Samweli yakundaga kuba. Urumva Sawuli yagiye kuhamusanga, atuma ingabo ziwe zigenda zihanura, nawe agezeyo agenda ahanura. Bivuze ngo ako kabari nk'aho bava ngo ni akabari k'ubuhanuzi. Ni nk'aho akabari kaba kitwa akabari k'ubuhanuzi. Akabari k'ubuhanuzi. Arangije yandikaho Nayoti bar. Buriya nyine niko buriya ni umukristo waguye. None se kuki yaguye? Ntaho natekereje n'uyu muntu wasanga yarabaye mu bintu by'Imana, akaza kuyivamo rimwe wenda bitewe no kugwa cyangwa se akagushwa na bene se kubwo kubura urukundo akabivamo. Ibyo ngibyo ayo makuru yo kugushwa na bene se tereka muganirire, ariko icyumvikana nuko yasogongeye. Yasogongeye ibyanditswe, isogongeye kujya neza kw'Imana. Ari amakuru afite. Abantu bazi Kiruhura, uyu muhanda uva ku Kinyoni ujya Nyabugogo, hari akabari kari hejuru haruguru ya Kiruhura kanditseho Nayoti bar. Uyu muntu afite amakuru y'iby'Imana. None urabona kuri business y'abakristo, kuri business y'umukristo, uzasanga kenkeri bita ngizere ni umurokore ucururizamo. Uzasanga botike yitwa ngo byose irabishoboye. Urumva usanga kwa murokore kwa murokore. Urumva nawe rero kuba yarashinza ku kabara bati Nayoti Rama, bivuze ngo afite igisobanuro cy'uko yabayeho umukristo. Uyu muntu tuzamusure tumubaze makuru. Burasa ari inama yazimiye. Ndimo ndavuga ngo tugwije abakristo benshi bishwe n'inzara, kandi dufite n'abandi bakristo benshi barimo baramenya ibiryo. Amvuga gutyo biterwa n'iki? Kandi tuvuga ngo Kristo yategetse gukunda mugenzi wacu nk'uko twikunda. Yego, reka wenda dusome ijambo ritoya kugira ngo idufashe kwinjira no muri icyo kibazo, kuko biduhe n'umurongo. Reka dusomera Abakorinto ba mbere. Abakorinto ba mbere igice cya 13 here ku murongo wa mbere ugeze ku wa 4, ku wa 3 urabuhagije. Iyo mirongo irabihagije ko ari 3. Abakorinto ba mbere Abakorinto ba mbere ibice 13 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. 13 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. N'urwandiko Paulo yandikiye Abakorinto ba mbere. Yego, haravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano y'ubuhanuzi, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose. Nkamenya ibintu bihishwe n'iby'ubwenge bwose. Kandi nubwo nagira kwizera kose ntabasha gukuraho imisozi. Niyo wagira kwizera kurema ibitari biriho bikabaho, ariko singira urukundo, ntugire urukundo, nk'ibyo ngibyo nta kintu byaba bimaze. Ntacyo mba ndicyo, ntacyo buri cyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye, ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byakumarira.
ni aho ngaho ushaka ko urukundo tuganira. rurihangana, Yego. urukundo rugira neza, Yego. urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, Yego. urukundo ntirwihambaza, Yego. urukundo ntirukora ibiteye isoni, urukundo ntirushaka ibyarwo, Yego. urukundo ntiruhutiraho, Yego. urukundo ntirutekereza ikibi ku bantu, Yego. ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, Yego. ahubwo rwishimira ukuri. bishimira ukuri. urukundo ni hatari. Umvishe ijambo ry'Imana ukuntu ari ryiza. Urukundo waruvuze ngo ni hatari. Urukundo ni hatari. None haraho hepfo bavuga ngo urukundo rwihanganira byose, rubabarira byose. Rwihanganira byose, rubabarira byose. None warumbaje ikibazo kivuga kuki abakristo bamwe hari benshi, ubwo harabo wabonye nanjye harabo nabonye cyane bamena ibiryo kandi hari abashonje. Bene uwo muntu yamubajetse kuki abana bamena ibiryo cyangwa ibiryo bijyanye muri mondesi ngo byahagaze, ngo byahagaze ukabijyana mu gifuka muri puberi, kandi ari abashonje. Atabo ngabo ngo ntago mbazi, atavuga ngo ntabwo abazi, abo ngabo ngo ntago mbazi, ngo ntago nabonye abashonje. Mu by'ukuri se koko yababuze, yabashatse yababuze, ntabwo yabashakaga babure. ubu se umanutse Nyabugogo ukamanuka ba bandi bamugaye baba bari gufunguza igiceri cy'ijana n'icy'icumi, bariya ufashe kawunga ikiro ukabahereza ntabwo barya cyane. ubu se umanutse ukamanuka sheyashika, wenda reka tuvuge sheyashika yariyubashye, hajyaho abantu bari VIP bafite n'ubushobozi, wenda bafite n'abandi basapoti, ariko hari n'izindi mbabare nazo zibamo ariko zifashwa na leta. Yego. Jyana mu bitaro bya Centre de Santé, manuka mu bindi bitaro bitandukanye, umanuke za Masaka, uraza kuhasanga umukene udafite n'umwitaho n'umuzanira amata yo kunywa n'umuhereza icyayi. Wowe wagiye ugafata iryo funguro ryawe ukajya uteka ibihwanye n'umuryango wawe, hanyuma kugira ubimene ukabishyira ba bandi barwaye. Si abakene, ba bandi babuze ko babaho. Si abakene. Gufata ibiryo ukabimena ni icyaha umuntu azahanirwa n'Imana. Ukabimena ni icyaha umuntu azahanirwa n'Imana. Imana izakubaza ngo ibyo yaguhaye yabiguhaye kubimena cyangwa yabiguhaye kugira ngo bifashishe abandi. Hari urubanza Imana izacira abantu. Yego, izaruca abo ngabo ntabwo Imana izabacira urubanza rw'ibyo uko babimeye. Imana ntabwo izafata umwanya wo kujya mu manza z'abo bantu, imanza zibiri. Imana ntigira amatiku, ahubwo abo bantu baba bameze nk'abantu batizeye Kristo. Ubundi reka nkubwire ijambo rikomeye, ntabwo abantu bazazira yuko batafashije abandi cyangwa basambanye cyangwa bibye cyangwa batukanye. Ntabwo ibyo byaha abantu bazabibazwa, ntabwo Imana izayibahanira. Ntabwo izayibahanira ibyo byaha. Dore ibyaha Imana izahanira abantu, icyaha gikomeye ni icyaha cyo kutakira Kristo n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kuko iyo wakira Kristo n'umukiza w'ubugingo bwawe, egare gutsinda ubusambanyi, egare kugira urukundo rwuzuye. Yego. Niryo tegeko Yesu yavuze ngo mbasigiye itegeko rishya, mugire urukundo, mukundane nk'uko nanjye nabakunze. Urumva? Ntabwo Imana izajya mu matiku ngo warasambanye, ngo waribye, ngo waragize gute, runaka wamwimye ibyo kurya. Imana ntabwo izajya muri ayo matiku, ahubwo umutima wawe ubwawe uzakurega wibwiriza aho ugomba kujya, nimba ari mu ijuru cyangwa ari muri Gehinomu. Ikibazo ni uko utakira Kristo n'umukiza ngo umenye indangagaciro ya Kristo, nka Kristo wivuga wamenye, umenye urukundo ibyo yakoraga. Yagaburiraga abakene, agakiza abarwayi, umushonje ugeze mu maboko ye ntago yamusoherezaga gutya amaramasa, yamuherezaga ibyo kurya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Turi muri minsi ndi kubona ikiro cy'ibirayi kigeze kuri 500. Sibyo? Ubwo wowe urya kinege nakumvisha bya birayi by'abakire. Ikiro kigeze kuri 500. Yego. Nibwo bwa mbere mbyumvise. Simaze imyaka myinshi. Yego. Ariko mu myaka maze nibwo mbisira byagera kuri 500. Kandi ubuzima burimo buba bubi kurushaho. Abakristo nibatagira urukundo imbere bizagenda gute? Urumva nimba abantu bari kugira ubusambo ku kiro kigura 500, ejo bundi se n'ikigura 1000, bizaba bimeze bite? Ibaze nawe. Ni hahandi
uzajya ukomanga umuntu yo kugukingurira, uhamagare telefone avuga ati arashaka kunsaba kandi atari nabyo wari ugamije. ibyo bintu uvuze mu minsi mike ntiribure, ntitujye kugira aho ujya gusura mwene so akubwira ngo simbari kandi ahari, ahubwo biriho atinya ko ikiro cy'ibirayi yahashye muri bukirwanire n'abana, ahubwo biriho. Rega si ibya none yuko ngo ikiro kigeze kuri ayo mafaranga, ahubwo na kera umuntu udafite urukundo wese n'ikiro kigura senkana, n'abantu bari bafite ubwo bugugu, bafite ubwo busamba kubera ko nta rukundo bafite. Si ibya none, ni kamere yakomeje mu miryango kumva ko hari n'uwo usanga watetse ikiro cy'ubugari agahita ashyira munsi y'ameza n'isosi kandi bireze kubera ko winjiye uje kumusura. Ariko mu by'ukuri hari bene data bagenda baduha ubuhamya nabo bati inzara yarankubitaga nkajya ku rugo rw'umuturanyi inshuti yanjye kugira ngo ndebe ko twasangiye ifunguro rya saa sita. yego Urumva wa muntu iyo uhishe bwa bugari cyangwa cya kiro cy'ibirayi umubangamiye, kandi Imana yari ikuzaniye umuntu ugomba kugaburira ugakorera umugisha. yego none se nimba hari abantu bashimaga Imana ati ngewe inzara yarandiye njya kwa Runa karangaburira, ubu ngubu ubwo buhamya tuzongera kubwumva ukurikije ko abantu bari gutinya inzara, no mu gutinya inzara bamwe bagatinya bakagabanya ibikorwa by'urukundo. Ubwo buhamya tuzongera kubumva ku bantu bahamagawe n'abatoranyije, abo ngabo baracyahari. Ubwo buhamya rwose abagira neza baracyahari. Uremera nawe ko inzara ivuze ubuhuha? Ndemera ko inzara ihari, ariko Kristo niwe urusha imbaraga inzara. Inzara irahari? Inzara irahari, kuba inzara irahari pe, ariko Kristo abirusha imbaraga. Abakristo ntabwo bagira ubwoba bw'inzara. Hari ijambo rijya rimumuriza muri Matayo igice cya 4 ubwo Yesu yari ari mu butayu, ubwo Satani yamubwiraga ngo hindura iri buye rihinduka umugati wirira. Amaze iminsi 40 amajoro 40 atanywa amazi, atarya atanywa, inzara imumereye nabi. Satani amugerageza kandi Yesu yari abishoboye gufata ibuye agahindura umugati, ati ndakwemeje sha simuhanye nawe urabizi si itararemwa nge narindiho kandi ibyaremwe byose ninge wabiremye. Urumva yari guhindura ibuye rigahinduka umugati akariye. Ariko avuga ijambo rikomeye avuga ngo umuntu natungwa n'ibyo kurya gusa, atungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Reka mbwira abantu mu gihe ibyo kurya bibuze nibatungwa n'ijambo ry'Imana bazabaho. Mutumeshi abantu yego bajye batungwa n'ijambo ry'Imana bazabaho gute? Ngewe nubona uko ngana gutya nigeze kubaho icyumweru cyose nta byo kurya ariko mbyibushye nkaba sinanuka. None se reka nkwereke ko dufata igihe cyo kwiyiriza ubusa, ugafata iminsi 3 n'umwe n'amazi yo kunywa kutapfuye, ariko iyo urangije amasengesho ukora recuperation yiheze ugafata igikomo kamwe ugafata ngo ntago bari mu masengesho. Amasengesho arangiye iyo arangiye none se muri iyo minsi kuki utapfuye watunganywa n'iki? Inzara ni igiye inzara reka tuganire nk'abatumisha nk'abakozi b'Imana nk'abantu bizeye Kristo. Wowe yukoze amasengesho y'iminsi 3 wewe wamara icyumweru utarya kabanze nkwibare ngewe umeze wamara icyumweru utarya ntacyo namara naho napfuye. wowe wapfuye kwizi. Rero ni ukuvuga ngo uwo muntu iyo adafite kwizera arapfa. Ko kwizera ni ijambo rya Kristo. Kwizera no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. None se iyo ubayeho mu buzima bw'inzara izera Imana utungwe n'ijambo ry'Imana uzabaho. Reka nkubwire, reka ngurugero. Ntabwo umuntu arakubwira ngo daimoni irakubwira ngo urapfuye ikoreye mu muntu gushanga urapfuye kabisa, atuzi ko byanze byananiranye. Wose umudaimoni ubu gusuye wajya mu nzu y'Imana ikakubwira ati uzabaho, nzagutabara, nzakugirira neza. Icyo gihe niwongera ukabyibuha. Yego
none se none se ubu byibujijwe n'ibirayi baguhaye. none se tubwizanye ukuri nimba inzara igiye ko iriho Yego, kandi hagiye kuziruta iriho yego. umukristo arabaha ati Umukristo azabeshwaho no kwizera. kwizera se kwirayira uve ku Mana, kuko Imana yawe niyo ishoboye byose, ngo ipfumbature ikiganza igahaza kwifuza kw'ibyaremwe byose. ahubwo se ufite ibirayi byinshi yahaye utabifite Uwo nguwo nawe erega uwo nguwo nawe ni Imana. Byose niyo yabishyira mu mufuka se baguhaye umufuka w'ibirayi ibiri 100 wabirya byose nta birabora biravamo. byabora Eh? byabora Ntabwo byabora. byabora None ibyo ni iby'akanya gato, ariko ijambo rya Kristo iragutunga nirubora. rigutunga igihe kinini Niribora. Ni impamvu rero mu ndangagaciro z'umukristo akwiriye kwizera. Mva kuntu umuhanuzi yabivuze Yeremiya 17:7 yavuze ngo ahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka amubera ibyiringiro, ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, ngo cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ngo ntabwo gitinya umwaka wacanyemo amapfa mu gihe cy'inzara, ngo icyo giti gihora gifite itoto gisa neza kibyibushye. Mbese mu gihe cy'ibigeragezo uri umukristo uzahora ubyibushye usa neza, bavuga ngo wisiga amavuta kandi wisize n'amamesa, urumva wisiga movit ukaba inzobe, urumva bakavuga tusigaye witukuza kandi byahehe, urumva kubera bwa bwiza bw'Imana. Imana iba yagushyize ngo uwo nguwo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Umva ibanga ririmo mu gutungwa n'ijambo ry'Imana. Usoroma ibyatsi wajya kubiteka bigahinduka dodo. usoroma ibyatsi ajya kubiteka bigahinduka dodo. Kwa gutunga ijambo ry'Imana muri wowe. Uziko hano ubona mu rugo iwawe Imana ishobora kukwereka ibyatsi biribwa abandi bavuga ngo ni biribwa. bavuga ngo ni ibya Imana ikakubwira ati dore izi ni imboga waziteka abana bakarya bakabyibuha, mu gihe abandi bavuga ati bubiriye wapfa. Rya jambo rya Kristo riragutunga mu gihe cy'inzara turimo, mu gihe cy'inzara yazaza. Yego, abantu batunge ijambo ry'Imana, batunga ijambo ry'Imana ryo rizababeshaho, kuko nibaritunga bazaba bafite ibyiringiro bikomeza imitima yabo, ibyiringiro bibakomeza ku Mana. Kuko nibakomera ku Mana nta muntu waje ku Imana ngo atahamara amase. Imana imugira neza. Niho Imana yavuze, Kristo yavuze ngo mwe kwiganyira ibyejo bibara bejo. Ngo se kuki ubasha kwiganyira utabasha kwiza n'umusatsi, agasatsi kamwe ku mutwe wawe. Wewe wafite kwizera guke. Ati Imana iravuga ngo, ubwo ni Yesu wabivuga, ku Kristo nawe ni Imana. Aravuga ngo nimurebe iguruka mu kirere. Ati nibibiba nibisarura, ariko data wo mu ijuru agira ute? Arabigabura. None se reka banze nkubaze, nibariza abantu turi kumwe none ahangaha n'abadukurikiza, inyoni ibiba hehe? inyoni ihinga hehe? Ihinga he ibiba hehe? Wowe wanyereka umurima igira wapi? Nese wayibonye yishwe ku gasozi ngo dore inyoni yishwe n'inzara? Uko utayibonye rero wowe uruta iyo nyoni. Imana izaburite nizakugaburira. Urusha agaciro iyo nyoni. Urusha agaciro iyo nyoni. Noneho tugana ku musozo. Mu kwizera rero niko kuturemera ibyo byose. Kwa ko urukundo rukomeje kuba abantu, kuba ruke mu bantu. Abantu bagwiza urukundo. Nako bagwiza ijambo ry'Imana. Mu buzima bw'ubumwe mu bumana n'ikimane dusaba, abantu ne bagwiza ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana rigwirire mu mbuto y'urukundo. Hanyuma uvuze ngo ijambo ry'Imana ribeshaho, aho urukundo rw'abantu rwabuze, ijambo ry'Imana ryakubeshaho. Aho abantu bagutaye, ijambo ry'Imana ryakubeshaho. Aho abantu bakuvuze, ijambo ry'Imana rikubeshaho. Aho abantu baguciriye, ijambo ry'Imana rikubeshaho. Aho abantu bakugambaniye, ijambo ry'Imana rigucira inzira. Mu burwayi bukomeye, Imana iragukiza. Aho abantu bagutereranye muganga byananiranye, ijambo ry'Imana rikuremera ubuzima bukomeye.
twagiye tubona amaboko y'abantu aturekura ariko amaboko y'Imana aradukomeza kuko twari turinzwe n'ijambo ry'Imana rivuga ngo nzaku aho urukundo rw'abantu rwabaye rukeya. Yego, umuntu natunga ijambo ry'Imana, umuntu natunga ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana niryo rizamuremera icyo yakagombye kubona n'icyo yakagombye ko abantu bamugirira cyangwa bamumarira. muri mu cyica mbona sinzi nimba badukurikiye bakumvise nk'uko nakumvise. Ijambo ry'Imana ryagutunga ukarya, ijambo ry'Imana ryagutunga ukarya, atari batabyumva nabi, batumva ngo babande ngo babaye ngo abesikoro ngo bakubwiye ijambo ry'Imana ngo bakagukuramo amafaranga. Ahubwo iyo waritunze muri wowe rikuremera icyo ugomba kurya, bitavuye ko akunda abantu bavuga ngo bateka imitwe ngo bajyanye bibiri hariya ngo bavuze ijambo ry'Imana ngo none ngo tanga igitambo cyawe. Suko ijambo ry'Imana rikora, ahubwo wowe iyo uryizeye rikuremera icyawe, rikuremera icyawe ukeneye, bya biryo byo kwambara, bwa buzima, ka kazi, iyo waribayemo neza irakuremera, ibasha gutuza ikereti. Yes. Rikubeshaho ikereti, hanyuma ukabasha kugira ute kubaho mu gihe abandi babayeho nabi. Rakoze Imana igumugisha, Imana igumugisha. Hari abantu babangamiwe cyangwa se babaye mu buzima bwo gucumira ku bantu babimye urukundo, abantu babuze urukundo. Abo ngabo umuntu wabuze urukundo amubwira iki? Abo ngabo ikintu nababwira bacumurira kuri abo bantu bameze nk'abantu babikoreye ku mutwe. Iyo bagenda runaka naramusanze niyanyeretse muhe n'imbabazi, yangiriye nabi, Imana ninabara nanjye mwihorere sha. Urumva abeze mbere y'Imana rero nibatura abo bantu babashyire hasi, ahubwo bikomereza. Abantu babuze urukundo bihangane, ababuze urukundo barwimwe n'abantu, ahubwo abarubuze ku bantu. Yego, okay. Abarubuze ku bantu nibihangane, ariko kuri Kristo aracyafite urukundo. Yego, agira umutima w'imbabazi, ateza amaboko abarushye n'abaremerewe ngo nimusange ndabaruhura. Yesu rero ibanga rikomeye Pasika dirimo ni ukuba muri Kristo neza, kuko ari we ufite urukundo rwuzuye. Yego, watanga nimero yawe ya telefone. Hari umuntu wenda waza kugira ati nsengera ngiye runaka ya numva ntamukunda. Yego, ndumva nkamwanga urwango rukomeye. Bene abantu tubasha kubaganiza tukanabasengera kugira ngo babashe kwakira imbaraga zitsinda, kuko n'umudayimoni uba uri muri we. Yego, ushaka kugira ngo amubuze ubugingo buhoraho. Yego, kuko Yesu yaravuze ngo mubabarire abanzi banyu mubakunde. Abo rero bahinduka abanzi bacu, impamvu tugomba kwambara umutima w'imbaraga ubasha kubakunda, ahubwo tukabakorera ibyo twebwe twababuzeho. Yego, ibyo batwimye tukabibaha. Reka rero dusenge, nange nimero zanjye, nimero yanjye ni 078 968 24 23. Nimero iri kuri WhatsApp, wanyandikira ubutumwa bugufi tukajya tuganira, tukagira urukundo, tukabasha no gusenga, hanyuma ukajya no kuri Ijuru ry'Abera TV YouTube channel yanjye, Ijuru ry'Abera TV, hanyuma naho haba hariho nimero zanjye, niho wayikura. Utabashe kuyibona kuri screen, awayibona ku Ijuru ry'Abera TV. Yego, hanyuma tukabasha gusengana, ukabishuti yanjye, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Afurika, waba uri mu bihugu by'i Burayi, hose umwuka w'Imana bahari, tukabasha kuganira no gusengana, Imana ikatugirira neza kugira ngo tubashe gushyigikirana mu mbaraga z'urukundo, mu masengesho no mu bikorwa bitandukanye, kugira ngo Imana ikomeze kuduhezagera mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibo mugisha, reka mbasengere. Mana uri urakiranuka, tugushimiye ababanye natwe bagiye kudukurikira ndetse bagiye gukurikira ikiganiro, waha umugisha. Tugushimiye uwo twabanye kuri kamera, umuha umugisha. Uri mu beshi Jean Claude, umuha umugisha, imbaraga zawe n'abantu bose bakurikiye iki kiganiro bateze amatwi kigeneye n'urukundo, tubasabiye kugira urukundo rwuzuye. Abari baranze abandi ko ari nabyo babafashijemo, babakureho Mana icyitegerezo cyo kurenganywa, ahubwo Mwami nabo bacunge n'izamu zabo,
izamu ryabo, baha imbaraga babashe kugira urukundo rwuzuye. Duhe imbaraga zo kwihanganira abantu bose batugiriye nabi, batatweretse urukundo, ariko ni wowe duhanze amaso kuko wowe ufite urukundo ruzima kandi rwuzuye. Bana buri muntu wese umuha imbaraga zo kuba buri muntu wese wamuhemukiye, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen.